ikaze kuri Mukire Entertainment. Uyu munsi reka turebere hamwe uburyo video imwe ishobora kuba yaguha abasubscribers benshi cyane. Ikintu kuri ngiye kubereka cyangwa se experience yanjye, tugiye kurebera hamwe video yanjye uburyo video imwe yabashije kuba yampa abasubscribers barenga 700 ndetse n'amasaha arenga 200. Nuko ngo rero hano kuri YouTube urugero kuva mu gitangira YouTube channel utaragira ababakurikira benshi. Iyo ukoze cyane kandi ugakora neza hari igihe ugira gute kubona YouTube ipushinga video yawe iguhaye abasubscribers benshi cyane. Rero niba video imwe ishobora kuba yaguha abantu bagera kuri 700 kandi ari video isanzwe kugira ngo nyine kuba wabona abasubscribers benshi ni ikintu cyoroshye cyane. Reka turebe iyi experience kuri video yanjye hano kuri Mukire Entertainment. Bereke video imwe yabashije kuba yagira abasubscribers benshi, bityo nawe niba uri mushya cyangwa se wumva ushaka gutangira urugendo rwa YouTube, nawe biguhe icyizere cy'uko ibintu byawe bizakunda. Ni ibintu byakunda kandi kuko abantu babikora bigakunda, bivuze ko nawe nyine wabikora bigakunda. Nahaye ikaze rero ko nitaka nitaka ko subscribe uyu mwanya uko wakora subscribe hano kuri Mukire Entertainment, kandi ukagira n'igitekerezo muri comment. Yes, nahaye ikaze. Reka turebe rero tujye muri analytics, tujye muri YouTube analytics hano kuri Mukire Entertainment, hanyuma uraza kumbwira uburyo nawe ubibona. Iyi video imwe yabashije kuba yazana abasubscribers barenga 700. Ni ibintu byoroshye kandi nawe wakora. Ni video imwe. Ese uri tayari? Reka turebe uburyo bigenda ndetse nabwira n'ibanga umuntu aba yarakoresheje ku buryo nawe ushobora kuba warikoresha ibintu byawe nawe bikagenda neza cyane. Yes, urabona rero hano kuri Mukire Entertainment. Reka turebe video yabashije kuba yazana abasubscribers barenga 700 ndetse n'amasaha arenga 200. Kuri wowe ushaka kuba wabona abasubscribers benshi, ushaka kuzamura YouTube channel yawe, ibintu byiza. Izi ni video twakoze ibiganiro byatambutse. Niba ushaka kujya imikorere ya YouTube, izi zose ni video izagufasha nk'uko uzibona hano kuri screen yawe. Reka turebe video yabashije kuba yazana abasubscribers na experience yanjye nyine yanjye kubasangiza bitari ibintu byo kuvuga ngo ibintu nyine byo kubabarira ntafiteho amakuru ahagije. Reka turebe uburyo iyi video yabashije kuba yazana abasubscribers bityo nawe ugiye icyizere cy'uko ibintu byawe byakunda. Yes, urabibona rero ni video imwe kabisa kuri wowe watagiye YouTube channel, nawe wabasha kuba wabona abasubscribers kandi mu buryo bwihuse cyane butakugoye. Mu gihe cyose uzakora neza kandi ugahoza, ntabwo uzakora video imwe ngo witegure ko izahita iguha uyu musaruro, ariko nanone icyo ugomba kuzirikana ni uko iyo wakoze neza kandi ugakora mu buryo buhoraho, hari igihe ugira gutya ukabona video yawe irazamutse ikazamuka neza cyane, igahita iguhindurira ubuzima kuri YouTube channel yawe, ikamera neza, ikaba monetize, nawe ugatangira kubona amafaranga nk'abandi bose. Izi rero video nakoze ijyanye n'agasobanuye, ntawe ushaka kuyireba wayireba hano kuri Mukire Entertainment cyangwa se ibindi biganiro byose twagiye dukora, urushaho kugenda wihugura ndetse umenya byinshi cyane ku mikorere ya YouTube cyangwa se amadocumentaire bitewe n'ikintu wowe ukunda. Iyi rero iyi video yabashije kuba yazana abasubscribers barenga 700. Ubona iyi video imaze kurebwa n'ibihumbi 22,580 nk'uko ubibona kuri screen yawe. Iyi rero iyi video mu by'ukuri yabashije kuba yazana abasubscribers, imaze kuzana amasaha agera kuri 295. Urabona ko ni amasaha atari make. Zibaye video nk'icumi cyangwa 20, urumva ko kuba wabona amasaha 4,000 ni ibintu bitakugora, ni ibintu byahita byihuta cyane. Abasubscribers urabona ko bari hejuru ya 695. Bivuze iki rero? Bivuze ko niba uri tayari, witeguye gukora, witeguye kudacika intege, hari ikintu gishobora kuba cyagukundira kuri wowe ufite channel warabuze abasubscribers, kugira ngo nka experience nkwereka ko bishoboka. Kugira ngo video imwe niba ishobora kuzana aba basubscribers
bivuze ko mu gihe wakora video 5-10 zose zikagenda ziguha abantu nk'aba ngaba ikibazo cy'abasubscribers ntabwo ari ikibazo cyakugora. Hanyuma reka turebe amasaha agera kuri 295 nayo nk'uko ubibona ni amasaha atari make ku buryo nyine ari ikintu cy'ingenzi cyane kiri gutekerezaho ukavuga ngo niba ubona video zawe zitari kurenza abasubscribers 10 cyangwa se ngo zizane 15 cyangwa se 5, ibyo byose niba ugenda ubibona ukabona ntabwo ibintu byawe biri gutera imbere vuba ntukagicike intege ugitekereza ko nyine ibintu isaha n'isaha byakunda kandi bikagenda neza cyane. Iyi rero ni experience ya video yanjye nkeretse, urabona ko video mu by'ukuri yabashije kuba yazamuka neza cyane. YouTube algorithm hari ukuntu igenda ipushinga amavideo nyine ikagenda iyapushinga igenda iyerekana bitewe n'uko ukora, bitewe n'uko uhozaho. Bityo rero ntabwo wamenya ngo video izazana abasubscribers benshi n'iyingiyi cyangwa se video izazana amasaha menshi n'iyingiyi. Wowe icyo ukwiriye kuzirikana ni ukuzirikana ko nyine video waprodinze buri gihe, kandi ukamenya ko video yose wakoze wagiye ishyiramo inyongera agaciro, bityo video zawe zigakomeza kujya zizamuka, imwe yazamuka ikagenda izamura n'iyindi. Nk'uko ubibona rero 2024 imaze kuzana subscribers 295, imaze kuzana amasaha subscribers 695, amasaha 295, ndetse ikaba ifite impression nayo ni ikintu gikurura views ndetse n'abasubscribers kuri YouTube. Akantu nicyo kaba gashatse kuvuga wowe utazi YouTube analytics. Urabona ko impression ahangaha bivuze ko YouTube iyi video yabashije kuba yagereka abantu bagera ku 269. Rero iyo YouTube yasharinze video yawe ni ikintu gito kikora ko video yawe irahita igira abantu benshi. Impression click-through rate yabibona ni 8%, bivuze ko abantu nyine bari kugerageza guklika kuri video. Hanyuma waba ushaka kureba aho views ziri guturuka kuri Google, kuri WhatsApp, amagambo bari gusacinga ntagasobanuye. Nyine iyi video yavugaga ku bintu bijyanye n'agasobanuye, nawe niba ushaka kubireba nyine wabireba, cyangwa se ukunda amakuru ajyanye n'ibyamamare by'umwihariko muri sinema. Hano kuri Mupira Entertainment ayo makuru yayo wayakurikira, ariko uyu munsi nashaka kubereka uburyo nyine video zizamuka ndetse n'uburyo video nyine ishobora kuba yaguhindurira amateka kuri channel yawe. Niyo mpamvu udakwiriye gucika intege. Ushobora gukora video 10 bikanga 20, ariko wenda ugasanga video ya 30 cyangwa video ya 40 niyo izabasha kugira icyo igihindure. Niyo mpamvu rero wowe uri tayari ugomba gukora nyine ugahozaho kugira ngo wirinde gucika intege, kuko iyo ucitse intege ntabwo ibintu wabasha kuba wabikora neza cyane. Ukwiye kuzirikana rero, ukwiye kuzirikana ko icy'ingenzi ari ugukora ubundi ugategereza umusaruro wihanganye, kuko YouTube ni urugendo nyine, ni urugendo, ntabwo ari ibintu wageraho mu ijoro rimwe. Nk'uko ubibona rero izi video turacyari muri analytics. Urabona ngo ababyireba aho baherereye mu Rwanda, mu Burundi, muri Kenya, ibyo byose ibintu bikwereka aho abantu bareba video yawe baba baturutse, bigufasha kumenya uburyo uzategura content zawe. Andi mavideo bareba ni izi zagasobanuye, izi nazo ziri kuri Mupira Entertainment, wazireba niba ukunda amakuru ajyanye n'ibyamamare, by'umwihariko ibyamamare byo muri sinema. Izi zose rero ni video zagufasha. Turamushimire ugeze aha ngaha ukireba iyi video. Niba utarakora subscribe, korera subscribe